nkaba mumusyekera nyine nkamupfubura nkamupfubura kuko buriya abaye umupfakazi ashaka umugore nk'oya wamusiga ukajya hehe koko reba ukuntu ari ahubwo utaba ufite purani n'imishinga byo kujyayo. Twaserera uriya mugore ni mwiza niyo mubonye koko se bikagenda. Cyari cyaratinze kugwengera, ubundi cyakagombye kuba cyaragwengeye nko muri 2018. Ubundi ariko cyari gifite umugore mwiza ufite amataye shahu n'amabuye rwose kabisa. Hariya nanjye nageraga nkavuga ati ahangaha rwose urandenze. Shamenya kiriya ari nko kujya kwivoma ameze neza. Kiriya kimeze fresh ahubwo se na kuntu waniza agakote hano mfite karashaje, waniza agakote nkagira gutya nkagenda nyine nkagira nkaba mumusyekera nyine nkamupfubura kuko buriya abaye umupfakazi. Ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana. Ashaka umugore nk'oya wamusiga ukajya hehe koko reba ukuntu ari ahubwo utaba ufite purani n'imishinga byo kujyayo. Twaserera uri ni mwiza niyo mubonye. Turashize noneho ubu uri muzima. Mpita numva nguye nusu kabisa. Oya ubushuti bwanjye nawe bwaba burangiye umunanzeho, reka manze ngende nsikeka nawe ugende ikigero uzajya ushaka. Kuba ugiye kuniza ikoti ntabwo byatuma ushaka kunsikekera umuntu. Nitegure uriya n'uwanjye buriya twanasezeranye n'imbere y'Imana, twanasezeranye numva mufite amataye meza ahagaze neza, udutama tumye burongosho kabiri kanyerera nk'akinzoka shayi maze kwiyubura. Reka mbwire Satani, reka mbwire cyangwa se jyayo nanjye njye ku mugore wawe, nawe ni mwiza ukuriraga ukuntu ubwize n'ukuri. Yose kandi wirakara wirakara nimba umvuze umugore wawe wese uko wari ugiye kumuca inyuma. Nabyo oroshya gato uzi nanjye bose ubwo baraba banje wawe n'uriya nyine w'abapfakazi kabisa. Tujye tubasyekera rimwe nyine bose uko ari batatu, ariko uriya wowe utarimo. Rero ndaje turinoganize neza ubundi tunoze imishinga. Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho biha power. Umugore wanjye wo nagutema utagira ngo twabyumvi, nagutema no shagagura ngo gatari. Bamaze gukora subscribe kuri kaka, abatarayikora barahombe.